Mu gihe Ebola iri kugenda yica ibintu hirya no hino mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ni byinshi biri kugenda bivugwa ku byerekeranye n'icyorezo cya Ebola kiri guca ibintu. Iri gusya itanzitse, abantu yabamaze, abantu bari gupfa uko bucya n'uko bwira, mu buryo butangajwe ko hamaze kugaragara abantu 106 bamaze kuba bitaba Imana kubera iki cyorezo cya Ebola, ndetse hakaba hatangazwa n'abandi bagera kuri 300 bamaze kugenda bitaba Imana muri iki gice. Bari kugaragara kenshi cyane muri ibi bice bya Ituri, ndetse bikaba byamaze kugaragara ko General Sultani Makenga, uyu General Sultani Nziramakenga rero Emmanuel akaba yamaze gutanga amategeko 10 kabisa, nawe yashyizeho amategeko 10 nawe nashyizeho amategeko 10 agomba kugenga abasirikare be imbere ku mirongo y'urugamba. Aravuga ati aya mategeko mugomba kuba muyagenderaho, aya mategeko niyo ngiye kuza musomera ndetse musobanurira. Ni byinshi biri kugenda bivugwa hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikindi buze gukubwira nuko imipaka yerekeza Igoma cyangwa se imipaka w'Igoma wamaze gufungwa, ndetse n'indi mipaka yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ifite imbibi zihana n'u Rwanda. U Rwanda rwamaze kuba ruyikotera kabisa. Hari byinshi biri kuvugwa rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byerekeranye na Ebola iri kubera hano hakurya mu burasirazuba bwa Congo, cyangwa se no muri Congo muri rusange, ndetse bibutse ko na Uganda hamaze kubigaragara, hamaze kuboneka 3 banduye, ndetse n'umwe umaze kuba ahitanwa nayo. Ndongera nkubwire ko kandi hari byinshi biri kugenda bitangazwa by'ukuba hari umukoloneli wamaze gufatwa amatekwa ku bwambushi yamaze gutegurwa yerekezaga Mpindu. Aho ngaho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni byinshi ngiye kuba nkuramburira rero aya makuru. Ni amakuru ashyushye abonetse muri iki gitondo cyo ku itariki 19. Reka ngusabe kugira ngo dukomeze kwibanira, ntuze gukuraho rwose, gukuraho no gukubagana. Reka nkubwire ngo reka twibanire muri aya makuru. Ushimire wamaze gukora subscribe, niba utarayikora ndakwinginze ni ukurikoraho. Ni ugukora ntibisaba amasegonda arenze 3, ni ugukoraho byonyine, ubundi ugakora kuri subscribe, uraba ukoze ikintu kidasanzwe. Ikindi gikomeye cyane ushobora gukora muri ya masegonda 3, isegonda rimwe rikora ukora kuri subscribe, irindi rikoreshe ukora kuri like, kuri ako gakumwe kareba hejuru, ni ukuri uduhe like, uraba ugize neza. Imana iguhe umugisha cyane. Reka twihute, simbatindira njye sinkinda mu magambo, sinizimba mu magambo. Icyo gibuze kukubwira ngiye kuba nangira nkubwira ni amategeko 10 yamaze kuba ashyirwa hanze na General Sultani Makenga, ayohereza muri unité zose na brigade zose za M23 imbere ku mirongo y'urugamba. Yamaze kuba abahereza amategeko aya ngaya avuga gutya. Itegeko rya mbere bababwira ngo no kuvuga ngo mukwiye kwitonda mu gihe muri imbere ku mirongo y'urugamba, ntibyemerewe gufata umuntu uwo ari we wese, ntidukeneye amatekwa, kubera ko bishobora kuba urundi rugamba rukomeye cyane rwo kwikurura icyorezo cya Ebola, ndetse n'indwara ituma ducikamo igikuba kidasanzwe. Yabujije abasirikare be kuba bagira umuntu n'umwe bafata, yababujije kuba bagira igikoresho icyo ari cyo cyose bafata. Iryo ni irindi tegeko rya kabiri. Ntabwo mwemerewe gukora ku gikoresho icyo ari cyo cyose ngo nuko mukeneye ibikoresho byo gukoresha birahari, ntidukeneye byo kwikururaho ibibazo. Irindi tegeko rya gatatu yababwiye ati ntimwemerewe gukora ku murambo uwo ari we wose uri imbere ku mirongo y'urugamba, yaba umurambo w'umusivile cyangwa se umusirikare wese wo muhanganye, ntimwemerewe kumukoraho, kubera ko nabyo bishobora kudukurura ibibazo tutiteguye kuba duhangana nabyo. Iri tegeko rya 4 yaje kuba bamenyesha ko bagomba kwitondera umuntu uwo ari we wese uturutse ahantu hari hose hatari mu birindiro bo bayobora. Arababwira ngo bakwiye kwitonda, bagomba kwitonda kugira ngo ibi bitaza kugenda bigira icyo bikora. Aravuga ati mukwiye kwitondera umuntu wese uturutse mu bice bitandukanye n'ibyo tugenzura, mukamugenzurana ubuhanga kugeza ubwo yakiriwe mu buryo butunganijwe cyangwa se bwitaweho neza. Turaza kohereza inzobere ziri buze kugenda zibyitaho, zigende zikurikirana abantu bose bari guturuka mu bice tutagenzura. Ikindi cya kabiri yababwiye ko nta muntu n'umwe iryo ni ku itegeko rya 6. Yababwiye ngo nta muntu n'umwe wemerewe gusaka cyangwa se gukora ku matembabuzi, yaba amaraso, yaba amacandwe, yaba ikindi icyo ari cyo cyose kiturutse ahantu hose mutazi.
mugomba kwitonda mukitwararika mugakaza inzira zikomeye cyane zo guhangana n'icyorezo icyo ari cyo cyose gishobora kutwinjiramo kikaducamo igikuba. Itegeko rya karindwi yababwiye ati mukwiye kwitonda, ati mukwiye kwitonda, disipurine ya gisirikare ikabaranga. Mugomba kwitonda, disipurine ya gisirikare ikabaranga ku buryo buri wese agomba kuba yubahirije umutekano wa mugenzi we. Itegeko rya munani yababwiye ati intera ihagije igomba kuba iri hagati yanyu n'abo muhanganye cyangwa se n'abandi mutazi inkomoko yabo, namwe ubwanyu mukabizirikana mu rwego rwo kugira ngo mwihangane cyangwa se mwihatire kuba mugomba guhangana n'iki cyorezo cya Ebola mu rwego rwo kugira ngo kitatwinjiramo kikaducamo igikuba gikomeye cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo ku itegeko rya 9 yababwiye ati basirikare bahungu banjye bene data, ndabasaba kwitondera ikintu gikomeye cyane. Ati mugomba kwitondera isuku. Isuku igomba kuba isoko ya buri kimwe cyose, yaba kuri mwebwe, yaba kubo mushobora kubona cyangwa se bari muri unite yose muyoboye. Ati brigade zose zubahirize ibikorwa bikomeye by'isuku. Ati mugomba kwitonda mu kubariza isuku aho muri hose. Itegeko rya 10 General Sultan Makenga yohereje abasirikare be rero yababwiye ati bahungu banjye, mugomba gukaza urugamba, ariko nanone ntidukeneye umuntu uwo ari we wese ushobora gukurura icyorezo. Ati niyo mpamvu tugomba kwitondera ibikoresho biri ahariho hose, kuko bishobora kuba intwaro y'urugamba rushya, kuko bashobora kuyidutega bakadutega ibikoresho bimwe na bimwe mu rwego rwo kugira ngo twe tubikenere bidukoreho cyangwa se biba byamaze kwanduzwa. Ibyo rero arabibabwira ati mwitondere ibikoresho bishobora kuba biri aho mutazi neza cyangwa se mutiteguye kuba mwabigenzura. Ntawemerewe gukora kuri mayiti, ntawemerewe gukora ku gikoresho adafite ibyabugenewe, ibikoresho byabugenewe. Ni ukuba yambaye ga, yambaye twa turindantoki, yambaye masike mu maso, yambaye ahantu hose hapfutse. Uwo nguwo niba atabifite, umusirikare wese utabifite, ntiyemerewe gukora kuri mayiti, ntiyemerewe gukora ku murambo, ntiyemerewe gukora ku gikoresho icyo ari cyo cyose. Niba uzi neza ko udafite ibyo bikoresho bikurinda, ugomba kubireka ugakomeza urugamba kandi ugahara intera na mugenzi wawe. Ikindi ukirinda gufata za matekwa ndetse mu kubariza isuku. Aya niyo mategeko 10 rero nkubwiye yamaze kwashyirwa hanze na General Sultan Makenga mu rwego rwo kugira ngo ahangane n'urugamba, ariko nanone ahangane n'urugamba rwo gutsinda icyorezo cya Ebola mu basirikare be. Ikindi rero ndaza kugenda nkubwira nti ibintu ntabwo byoroshye ku mipaka. Ku mipaka haravugwamo gufungwa kw'imipaka. Abaturage bari hakurya bahejejweyo, abari hakuno nabo bashyizwe mu rwego rwo kugira ngo babanze bazane inzobere zo kubanza gupima bamenye ngo uwinjiye ameze ate, usohotse ameze ate. Ibibazo byakomeje kugenda bikara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kubitangaza iki ku byerekeranye n'iki cyorezo cya COVID icyorezo cya Ebola. Ukuvuga ngo yamaze kuvuga ko nta munyamerika n'umwe wemerewe kwinjira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo ubwo aribwo bwose, ndetse ababwira ko n'igihugu cya Uganda bitewe n'uko cyamaze kugaragaramo kesi, nta munyamerika wemerewe kuba yinjira muri icyo gihugu. Ikindi gihugu Amerika yabujije abaturage bacyo kuganamo ni igihugu cya Afurika y'Epfo, South Africa. Yababwiye ati ibyo bihugu byose uko ari bitatu ntimwemerewe kubishyiramo akarenge kanyu, ahubwo mubyirinde ku buryo bukomeye. Ibi ngibi birakurikirana nuko twari tumaze iminsi twumva ibintu bidasanzwe biri kubera hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo mu masaha mu masaha agera mu masaha 5 z'amanywa, aho General Mapendo wo bita Patrick ni Colonel Mumbabarire, Colonel Patrick aho yari amaze kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye bya Pindu,
agira ngo yerekeze hakurya mu Minembwe, aho bashaka kugenda babombarira bakoresheje za misile zikomeye. Bamaze abasirikare ba M23 bamaze kubimenya, boherezayo undercover zikomeye cyane, aho bohereje ba mudahusha 24, bitoramo bamwe bagomba gutega mbushi, bitegamo abandi bagomba kujya mu biti hejuru, bitegamo abandi nanone bagomba kugenda bakajarajaza umwanzi. Ubundi imodoka ireherekeje Patrick bahise bayitega. Bakimara kuyitega, abari barinze uyu mukoloneli bahise babarasa mu matako no mu mavi. Birangije haza kuba urugamba rukomeye cyane. Nyuma y'uru rugamba wakibaza ngo byagenze ute? Bo M23 yafashe grenade iyohereza mu gice gitandukanye n'aho iherereye mu rwego rwo kujijisha umwana. Urumva rero umwanzi nawe yahise ayoberwa ibibaye, yakurikira aho grenade iri, kumbe arimo arasa nk'uwitaza umwanzi wayo M23. Bityo abari barinze uyu mukoloneli bose bahise baraswa, abandi baraswa mu matako. Murabizi neza iyo habayeho kuraswa kuri FARDC hahita haza ibibazo bikomeye cyane. Mbibutse ko abari barinze uyu mukoloneli Patrick Mapenduzi Patrick, ahangaha bose bari aba FARDC, nta munyamahanga wari urimo, bose bari aba FARDC gusa. Abanshi babarashe mu matako, bane babarashe mu matako, abandi barashwiragizo. Urugamba rukomeye rwabaye, barasanye, ndetse uyu Patrick yashatse kuba afatira imodoka imwe muri za zindi zari zimuherekeje, kuko izindi zari zimaze kuraswa. Ashatse gutoroka, indi nayo barayirashe, bayirasa mu mapine. Umuhungu abura aho yerekeza. Amaze kubura aho yerekeza rero, yatekereje ko ashobora kuba bacitse afite icyombo kiriho antene ndende. Undercover yavuze ati twamaze kubona aho yari yihishe kubera ko atagomba kwisha. Abahungu bacu benshi bari bari mu biti bari hejuru biteguye kurasa uwo ari we wese, ariko nanone afande yari yatubujije kumurasa kubera ko yari yadusabye kumugeza mu maboko ya M23 ari muzima. Ati twamwatatse bikomeye, turamwegera turamusatira, abuze uko abigenza, amanika amaboko, niko kumucira mu birindiro bya M23. Ubu rero ari mu birindiro bya M23, ituzi gusa ntituramenya ngo ari ahagana hehe, ariko ubu yamaze kugezwa mu birindiro bya M23 uyu mukoloneli. Mbibutse ko uyu mukoloneli ni umukoloneli wari udasanzwe, ni umukoloneli wari uzi kurashisha za misile, ndetse byavuga ko ashobora kuba agiye gukoronka M23 akayikoza hasi, ariko nanone nayo yahise imenya ubwenge, iravuga ati reka tumutega mbushi, nitugira amahirwe tumucyure, ubundi noneho umugambi wo kuturasa misile urahagaze, maze natwe twitegure. Babwire ko M23 nayo iri kwitegura gushinga anti-missile defense ikomeye cyane, anti-missile system ya byabibunda cyangwa se zambuna zishinzwe gusama ibisasu no kuba zihagarika imisile ziturutse kure. Ngo iyi system igiye kuba ishyirwa hano mu Minembwe mu rwego rwo kugira ngo bahangane, ndetse bahangane bikomeye cyane n'ibitero bya misile biri guterurwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi biri kugenda bivugwa. Reka ngushimire ko twabanye, reka ngushimire ko turi buze korana none mu biganiro byacu bigiye kuza bikurikira mu kanya. Ngiye nari Madison ukugeza ikiganiro, reka ngushimire ko wabanye natwe no kuri Madison Entertainment. Imana ikomeze kubaha umugisha utagabanyije. Ciao ciao.